uko abisiraheli bagiraga iminsi mikuru bagaterana bakaramya Imana cyo ngaho muze duterane Isiraheli ya none. Marayika w'Uwiteka burya bamisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Muraho mwese, Uwiteka bahire. Reka dushimire Imana dufatanije namwe ku byiza byinshi yatugiriye, kandi ko niri koranabuhanga rigezeho rikemera. Murabona ko tumaze umwanya utari muto tubitegereje. Imana ishimwe ko bikunze. Rero ku mazina yaramaze kuvugaho rimwe, nitwa Eric Nshimyimana, ndi wo muri lokali ya Rubengera, nsengera ku itorero rya Muvungu. Imana ishimwe ko nanjye nabonetse muri aya materaniro yateguwe n'Imana ifatanije na bene data bo muri kino kirere, bakadutumira nange bakabatumira, benshi bigoranye kandi bibavunye, mukaba mwihanganiye kugira hano amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nk'uko bivuze, tugiye gufatanya kwiga ijambo ry'Imana mu kigisho kibanza. Nubwo amaze gusenga rero, reka nanjye nsenge, ntimurongera gupfuka amacyakora, abari kugenda baraca bugufi dusenga Imana. Urakoze cyane Uwiteka Imana yacu ku byiza byinshi tugirira. Wabanye natwe kandi wabanye n'abantu bose biturutse aho bavuye, haba baje none n'abaraye muri kino kirere. Waduhurije hano kugira ngo utuganirize ijambo ryawe kandi umurikishirize umucyo wawe muri kino kirere. Uhabwe icyubahiro. Amateraniro yacu atangiye, tuyagushyize mu biganza. Utubarire ibyaha byacu kugira ngo twemere, maze uduhe umugisha. Ijambo ryawe riravugirwa harinyuze mu batandukanye, riboneka ribo mu mutima buri wese uraha. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Rero reka buri muntu wese aze kwisengera kugira ngo ijambo ry'Imana riravugirwa ahangaha rize kumufasha, kandi he kuza kubaho kurangara, ndetse abadayimoni Satani yateguye kugira ngo imvune n'ubushake wagize bize gupfa ubusa. Imana ibaturinde kugira ngo buri muntu wese hano umutima we ugendererwe. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana mu ncamake cyangwa se mu mwanya muto baduhaye, rifite insanganyamatsiko itubwira ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Ngo iki? Yego, iryo niryo tugiye kuganira. Mu by'ukuri twagize amahirwe, tubona ubutumwa bwiza butugeraho, kandi Mwuka Wera aratwemeza, turabwemera, turabuyoboka. Ariko ijambo ry'Imana riduha amabwiriza atandukanye y'ibyo dusabwa kugira ngo urugendo twatangiye rutari rugufiya, rutanoroshye, rwo kujya mu ijuru no kugera ku bugingo buhoraho tubugereho. Hari byinshi ijambo ry'Imana ritubwira kubahiriza no kwigengesera. Muri izo ntambwe no muri urwo rugendo twatangiye, intumwa y'Imana Petero, intumwa y'Imana Petero yashoboye gutondeka intambwe zirugize, cyangwa se esikariye, intambwe, inzego zirugize, izo buri muntu wese urutangiye agomba gukandagizamo ikirenge cye kugira ngo abageze aho agomba kugera, cyangwa se ashobore kugera ku ntsinzi twese twifuza. Twihuse, ibyo tubisoma mu gitabo reka nibipfa turajya dukomeza, nubwo imyicarire wenda y'abari inyuma birajya bigorana kumva, ariko ntago biraduhagarika. Mu gitabo
cya Petero mu rwa mbere rwa Petero mu gice cyaho cya mbere tuwasoma intambwe Petero yatondetse buri muntu wese agomba kumenya kandi agasobanukirwa kandi akagenzura yuko ari kuzitera cyangwa se akagenzura yuko iyo agezeho muri izo kugira ngo atibara nk'uwatangira urugendo nta harava kandi atibara nk'ugize ahajya nta haragera. Ni mu rwa mbere nk'uko mbibabwiye, reka nze mpagere tuhasome mu gice murambabarira ni urwa kabiri mu gice cya mbere ni umurongo wa 5. Abantu b'inyuma turi kujyana muzamura akaboko turebe. Hari umugabane utari muto ijwi ritari kugeraho, ariko bababwiye ngo aba ijwi ritageraho biyaranje uko begera imbere. Hano haracyari n'intebe z'abashyitsi hari bateguye, ariko mu gihe bataraza mwaza kujya mubimukira, ariko mwari mwicaho muri kumva. Hari intambwe zigera mu 8 tuhasoma. Intambwe ya mbere ni ukwizera. Ku murongo wa 5 aranditse ngo ibyo bari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Izi ntambwe uko ari 8 ntago tugiye kuzivugaho zose kuko uwo mwanya ntituwufite, ahubwo turavuga muzo twashyize mu nsanganyamatsiko. Petero abwirijwe na Mwuka Wera tondeka biriya bintu, kandi koko kugira ngo ube ugeze ku muntu ukenewe, ku muntu wo kwimurirwa mu ijuru, ugomba kuba ugeze ku iriya ya 8. Ariko kuko ari intambwe nta waziterera rimwe. Namwe murabizi yuko buri rugendo rwose nta wasimbuka, nta numwe wigiza vyava ngagere hano asimbutse cyangwa ateye imwe. Izo ntambwe ntizibaho, ahubwo wagiye utera udutambwe dutandukanye ukagera hatandukanye kugira ngo ugere hano. Niko umuntu utangiye urugendo rujya mu ijuru aba agomba kugenda atera intambwe zitandukanye, cyakora zikurikiranije uko zakurikiranye, kuko ntago wahera ku ya 8 ugenda ngo icyupfa no kuzuzuza 8, ahubwo utera iya mbere iya kabiri uko zakurikiranye. Niko inzira yubatse. Twajyanye. Rero reka tuvuge kuri zire ebyiri gusa. Iya mbere baravuze ngo kwizera mukongereho ingeso nziza. Ubwo iya mbere ni ukwizera. Iyi ni intambwe ibanziriza izindi zose buri muntu wese agomba gutera. Uku kwizera kwavuzwe hano kuki kwahizwe iya mbere kandi ni ukuhe? Buriya Imana ikimara kurema umuntu yamuremye ifite umugambi mwiza, kugira ngo yigirire umumaro, anezezwe n'ibyo Imana yari yamukikije bitandukanye. Uwo munezero umutera ishimwe, ashima Imana kandi ajya yubaha. Ariko uwo mushinga mwiza Imana yari ifite, Satani arawuhagurukira, arawudobya, arawica, bituma bihinduka, maze ava mu ijuru haciwe aza mu isaga arakaye, afite n'umugambi wo kwica uwo mushinga w'Imana, maze ashukashuka umuntu, amukoresha icyaha, maze iby'Imana yaramupangiye biba birahindutse. Iyo dusomye mu gitabo kamasome nihuta, wasoma henshi hatandukanye. Iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu. Harimo aya magambo akurikira. Baravuze ngo umuntu akimara kuremwa yarateye gutya. Kanze mbabwire urupapuro ndugereho ndubabwire. Ni urupapuro rwa 422. Ubwo birumvikana yuko ari umuzingo wa kabiri. Haranditse ngo mbere na mbere Imana yaremye umuntu utunganye, yaremanywe intekerezo zihagaze neza, igitera n'imbaraga
by'ingingo ze byari bitunganye mu buryo bwuzuye, Adamu yari bene uwo muntu ushyitse. Buri bushobozi bwe bwose bw'intekerezo bwari buhagaze neza kandi bufite umurimo wabwo wihariye. Nyamara kugira ngo bubashe gusohoza neza umurimo wabwo, hakabaho kuzuzanya n'ubundi. Imana ikimara kurema umuntu ngo yari afite intekerezo zihagaze neza, afite igitera n'imbaraga by'ingingo ze byari bitunganye mu buryo bwuzuye neza. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ho baravuze ngo mu maso he herekanaga akanyamuneza. Twajyanye herekanaga akanyamuneza, nta minkanyari, nta gufata mu gahanga, nta guhunyeza, nta kunyeruza, yari umuntu ureba neza unezerewe. Kandi koko n'Imana ijya kumuremera yaravuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, sibyo? Burya nuko umuntu yarasa. Ntabwo Imana rero yari ikambije agahanga, nta minkanyari, nta menyo yari akutse, nta bugufi, nta bumuga, yari muzima nyine nk'Imana. Ariko Satani arawudobya, aramushukashuka. Itegeko yari yarahawe ryuko atazarya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi binyuze mu busukanyi bwa Satani, araryica akiryaho. Arangije icyaha kiba kirinjiye, aba arahindutse. Noneho amaze guhinduka, ubwo yari agiye ahandi hantu aho Imana itamwerekeje, yari amaze kwihuza na Satani. Urwakatiwe Satani nirwo rwari rugiye kumukatirwa, ariko Imana igira imbabazi, igira ubuntu, urukundo yamuremanye rurongera rurayikabakaba, igambirira kumukura muri uwo mworera, iteganya inzira kuko yitwa Imana ishobora byose. Twajyanye iteganya inzira kandi irayibona, bigoye cyakora ariko irayibona. Iyo nzira ni inzira yanyureje mu mwana wayo, yaramwigomwe arapfa, irabipanga ngo uyu mwana wanjye napfa, uzajya umwizera wese bizajya bimuhanirizwa, rwa rubanza rw'icyaha ruzajya rumuvaho, rusubire kuri Satani maze atsindishirizwe. Ariko kugira ngo icyo gikorwa kibeho, niyo mpamvu mu gitabo cya Yohana 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atazagenda gute, ye kuzarimbuka urubanza ruzarangirira aho ngaho. Ubwo icyo umuntu yari asigaye ari gusabwa rero ni ikibise kugenda gute, kwizera. Ariko kwizera hari ikindi bisaba. Iyo dusomye mu gitabo cya Yeremiya igice cya 3, hari ikindi Imana idusaba kugira ngo mu by'ukuri itubabarire kandi dukureho rwa rubanza rwo kurimbuka, kuko haba Satani azarimbuka, arimburanwe n'icyaha yazanye, n'abazamuyoboka bose bazajyana nawe. Icyo cyaha rero cyinjiye mu muntu, Imana kugira ngo ikimukureho imusaba bibiri. Icyambere katugisome muri Yeremiya igice cya 3 nkuko nari mbibabwiye. Yeremiya 3 igice cya 3 murongo wa 13 kiraha ngaha 3:13 aranditse ngo, reka nze ndebe ko ariho neza. Reka mbere ku 10 reka nsome 13 twihute. Icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, ni ku Uwiteka avuga. Umuntu akimara gucumura yarahindutse ukundi kuntu, yarabaye nabi ku buryo ndetse atarazi nawe icyahindutse icyari cyo. Sinzi nimba tujyanye. Yarahindutse ikindi kintu, nawe ubwo biramunanira kumenya icyo yahindutse cyo. Iri jambo kugira ngo muryumve neza, nuko iyo dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, buryo umuntu amaze gucumura yagize ngo aracyari wa wundi. Maze igihe Imana yari imubwiye ati rero kabaye, burya no muri Edeni ukwiye kuva mukagenda, yaraburanye.
kuko amaze gucumura hari ibiti bitandukanye, hari ibiti bibiri byari bikomeye muri Edeni, byari bidasanzwe. Hari igiti cy'ubugingo n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Icy'ubugingo kwari ukukijyaho ngo bazamara igihe, bazarame bagumye babeho ubuziraherezo. Ikimenyekanisha icyiza n'ikibi bari barakibujijwe n'Imana. Bamaze gucumura mu bushake bw'Imana, mu bugira neza bwayo, yashatse ko bava muri Edeni kugira ngo be kongera kujya ku giti cy'ubugingo, maze ngo bazabeho ubuziraherezo ari abanyabyaha kandi bikoreye umutwaro w'icyaha. Si bwari mu buntu bwayo, ariko kuko umuntu yari atazi icyo yabaye cyo, araburana. Abakurambere n'abahanuzi, icyigisho ni icyigisho cya gatatu kivuze ngo igishuko no kugwa. Ndasomamo aya magambo akomeye, nange mukurikirane mwumve. Umuntu amaze gukora icyaha nawe ubwe ntiyamenye icyo yabaye, icyo yahindutse icyo ngicyo icyo ari cyo. Reka nze mbabwire, reka nze mpagere dusome twumve. Ni mu cyigisho cya gatatu nk'uko maze kubabwira. Ni urupapuro rwa 61 ku bafite ibitabo binini, hanyuma mwebwe muraza gushaka ipaje tujyane mu Kinyarwanda kuko zino ntizihura. Muri kano ni paje ya 66. Haranditse ngo after their sin Adam and Eva were no longer to dwell in Eden. Nyuma yuko bamaze gucu tuko biri kose n'ubwa mbere n'ubwa nyuma. Kwa kunda abana bajya babwira bamaze gukora icyaha, igihe cyo kumuhana kigeze, akakubwira ati rero mama imbabarira rwose, ntago nzongera gukamena nakafite wenda, ntago nzongera gutinda, gira impuhwe none. Nabo barahiriye yuko bagiye kuzajya bubaha Imana, noneho batazongera gukora icyaha, batazongera gukosa. But they were told that their nature had become depraved by sin. They had lessened their strength to resist evil and had opened the way for Satan to gain more ready access to them. Ariko babwiwe yuko kamere yabo yamaze guhinduka, bahindutse ingaruzwa mu muheto z'icyaha, kandi yuko batashobora gukoresha imbaraga zabo ngo bahangane n'umubi, kandi yuko bamaze kumwugurura amarembo ngajya bageraho mu buryo bworoshye. Imana yaravuga ati erega ibyo muvuga ntimubizi, iryo nagushije n'injurizi mwe muri guteta, mwahindutse ntimukiri babandi twajyanye, mwabaye ingaruzwa mu muheto z'icyaha, amarembo kuri Satani yuguruwe. Hati in their innocence they had yielded to temptation, and now in a state of conscious guilt they would have less power to maintain their integrity. Hati bakira abakiranutsi batsinzwe n'igishuko, cyangwa se bashobowe gushukwa bakira abaziranenge, nkanzwe noneho bamaze kuba abanyabyaha, bamaze kwakira kamere y'icyaha, mbese nibwo bari kubona imbaraga yo gushobora kurwana, yo gushobora kurwana cyangwa se gukomeza gukiranuka kwabo. Mbese bakira abaziranenge bashoboye gutsindwa n'ikishuko cya Satani, nkanzwe noneho bamaze kuba bamaze kugira experience mu byaha, noneho ubuzi ngo nibwo bari gushobora kukirwanya. Mbese igisubizo hano cyaba yego. Mbere Imana ngikire mu muntu yamwimye ubumenyi bw'ikibi, imuha ubumenyi bw'icyiza gusa. Mbese kumubwira ngo atukane wari kumubwira uri matazi, kumubwira ngo yangane ntiyari kumenya bivana niyagenda gute, ntiyarazi ibyari byo, yarazi ibyiza gusa. Ariko noneho amaze kumenya ikibi yaragiye kujya yabikora. Ariko ikibabaje, icyo nari nasomeye amagambo, ni uko nawe ubwo atarazi yuko yahindutse uwo muntu tumaze gusoma hano. Maze Imana iramubwira ngo wahindutse undi muntu. Noneho icyo yarakeneye kumenya ni ukumenya uwo yahindutse uwo ari we. Niyo mpamvu twasomye hariya ngo icyo Imana ishaka ni kimwe gusa, ni uko wemera ibyaha byawe. Burya Imana irabizi yuko turi abanyabyaha, irabizi yuko turi abanyantege nke, irabizi yuko na bya bindi uvuga ngo ngewe ngo bera ntago nagenza gute, ntago nabikora, irabizi ko wabikora. Sibyo? Iyo wagikoze ibi ntago ari gitangaza yuko, ntago Imana igitangazwa nuko twakoze icyaha, kuko irabizi yuko ari byo dushoboye.
ikitangaza ni ukumenya ko twakimenye byari byananiye na Adamu sokuruza wacu, ukemera ngo burya ntagikoze narikoze kabaye. Iyo ubyemeye urubanza uba warurangije. Imana ibigiye kubona yihera ngo igenza gute ikuvure. Noneho rero igikurikiraho ni ukwizera amarembo yadushyiriyeho, umwana wayo ukuraho ibyaha Kristo, yarangiza twamara kumwizera ngo biba biguhanirije urubanza twari dufite ruba rutuvuyeho byiteka ryose, tugahindurwa abaziranenge, tukambikwa gukiranuka kwa Yesu kutari ukwacu. Iyi ngingo ya mbere reka nyisomeho nk'abiri gusa tuyimukeho. Muri Yeremiya mu gice cya 13 uwo muri ijuru ridukorera nta muntu numwe wawikorera, nta muntu numwe wawushobora. Yeremiya 13 ku murongo ngiye kubabwira mpageze. Yeremiya 13 umurongo wa 22 haranditse hati, mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ingwe ubugondo bwayo? Namwe nuko ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Burya ngo ntago dushobora gukora ibyiza nk'uko ibara ry'ingwe itarihindura ngo usange mu gitondo yabaye igitare. Siko bimeze? Nibara wavukanye uko wavutse usabya ntiwabihindura. Uretse iterambere ryaje none aho bafite ibyo bisiga ngo nizamukorogo, warurukara mugahura yavuye nyuma y'ukwezi mugahura yarabaye inzobe. Turi kumwe? Ariko ntago ibara wavukanye burya ntiba ryahindutse, wapfutse ariko riba rigihari ryarindi. Siko bimeze? Uko niko natwe ibyaha dufite ukuntu turi abanyabyaha ntacyo wakora ngo garagara imbere y'Imana nk'umuziranenge n'umukiranutsi. Niyo mpamvu muri kino gitabo mfite mano muri telefone cyitwa A Call to Stand Apart ku kigisho cya 8 banditsemo aya magambo mu kigisho cya 8 ngo you cannot atone for your you cannot atone for your past sins. You cannot change your heart and make yourself holy, but God promises to do all this for you through Christ. Baravuze ngo ntushobora kwiyezaho ibyaha byose wakoze ngo bivaneho, ntushobora guhindura umutima wawe kandi ngo wowe ubwawe witunganye. Ntago wabireba ngo byanga uvuga ati ntago nzongera rwose none ubu ngiye guhangana, ngiye gutangira inzira nziza bicemo neza bya bindi wakoze ubivaneho n'ibindi wari kuzakora uvuga ati ntago nzigera mbikora. Ibi ngo ntago byagenza gute, ntago byashoboka. Iyo tuvuka turi abanyabyaha, tuvuka twanduye, ibyo twakoze byaraduhindanije. Baravuze ngo iki gikorwa Imana yasezeranye yuko ari ishobora kukidukorera cyonyine, ikadukuraho ibyaha byacu byose ibyo twakoze no gukiranuka kose inyuriye muri Kristo wadutambiwe. Twajyanye noneho burya niyo mpamvu intambwe ya mbere ari ukugenza gute, ni ukwizera. Kuko utaremera yuko uri umunyabyaha ngo utsindishirijwe, ntawaza kubaza ingeso nziza ntiwamenye iyo ziba. Impamvu ubwo kandi twatambutse mu gitabo cya Matayo 11:28 reka tuhasome 11:28. Kubera icyo utatangira wigirira ingeso nziza, ibyaha byawe bikiri umurundo kuri wowe kandi utarashobora kwezwaho ibyo byaha byawe na kamere yawe itarahindurwa na ntama w'Imana ukuraho ibyaha. Haranditse aya magambo Matayo 11:28. Haranditse ijambo dukunda gusubiramo cyane hati reka mpasome neza mpageze kugira ngo tubivuge neza. Haranditse ngo ni Matayo 11:28. Haranditse ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, nange muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagenza gute, ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Reka dusesengurire ijambo. Yesu ni uri gutangira irarika, cyakora rinyurije mu bagaragu bari. Ari guhamagara abarushye bose n'abagenze gute, n'abaremerewe. Aba barushye rero nabaruhijwe n'ibyaha.
abaruhijwe n'ibyaha, abavumwe n'ibyaha, abo byashereje, abo byakojeje isoni, abo byahombeje, abo byabujije amahoro, kandi birayabuze, biranahombya, bikoza n'isoni, sibyo? Ibi nta keretse ko tusiga amaso atareba kure dufite, ibi ntawe ukwiye kubikwigisha, ibyaha bikoze isoni, bihombya kandi binabuza amahoro. Kuko uwasinze yamaze kunywera ye, yakoreye igihumbi cye ku munsi bitewe n'ibyo akora, ubwo nivugira aboroheje, yakoreye igihumbi cye ku mubyizi, yarangiza akanyura muri kabari akanyweramo 800 cyangwa akanakimara niba ari na 2, akakinywera kugeza nimugoroba akari bwibuke gutaha bitagishobotse, yantindo yomoka agataha iwabo ntashobore kuyomoka, akarara munsi yayo bukamukeraho, akabyuka saa 11 ari bwataha. Mu gitondo uwo muntu ubibayeho ukwezi 2 akamara umwaka ari bwo buzima bwe, nimuhura azakubwira ngo mujye mudusengera ngo mwazandebeye agati iki kintu nkagitsinda, ntago avunitse, ntago aremerewe. Uwagiye gusambana yarangiza mu gitondo bakamushorera, isi yose iri kumureba, yari umugabo. Mperuka kumva umupasiteri wa hano mu Rwanda, ngo wafatiwe ahantu ari gusambana, bamugwaho barangije bamusohora amaho, bamuzirikiye amaboko bayazirikiye inyuma. Yari umupasiteri mu idini ryo rekane kurivuga. Arangije mu byukuri umuntu hari usanga uhagarara ku ruhimbe afite umugore n'abana, bamushora bamuziritse amaboko imbere, bamuziritse amaboko inyuma, n'umugore bararanye maho. Urabona uyu muntu yari kujya areba abantu akareba ngo iki, ubuzari buzahezere hehe asubira kubabwira buri icyakore ukuntu yakandaga icyaha cyitwa gusambana ari kwigisha. Icyaha rero nuko cyatugize, kikoze isoni ukagibona wabuze kubigenza. Noneho rero umuntu wamaze kubona kimuvunnye, niwe Yesu abwira ngo mwese abarushye n'abaremereye muze musanga ngeze gute baruhure. Igikorwa cya mbere gukorera umugezeho nukukubwira ati ruhuka turiyo mitwaro. Siko bimeze. Iyo kirangiye ntagarekiraho, yavuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Iyo kirangiye umuntu abagomba kumwigira, uwo yaruhuye atangira kumwigiraho. Rero icyo amwigiraho ni iki? Ni cya kindi atarazi, ataribwiye ni ingeso nziza. Turi kujyana Yesu we mukiranutsi, imico ye myiza, ubwiza bwe, kubana nawe kumwitegereza, ugenda umwigiraho gahoro gahoro. Nta wiga rero mu gitondo ngahabwe, nta wiga umunsi umwe ngatahane diplome. Siko bimeze. Kwiga ni ishuri, ugenda wiga kamwe ku kandi, icyo usabwa ni ukugumana na Yesu, yarangiza akakwigisha. Kuko yari afite imico myiza. Iyo abafarisayo bamugendagaho bamugenza, baramwanze, bamugendaho baramuhiga bishoboka byose, ariko bageze nabo batanze ubuhamya ku mico yari afite. Matayo 7:20 batanze ubuhamya bw'imico yari afite, nubwo bamwangaga akoko barakavuze. Matayo 7:20 haranditse ngo kanze ndebe, mumbabarire gato, ahubwo kandebe kari Luka mu gice cya 10 hari Luka igice cya 10 na magambo bavuze ngo kubw'imirimo myiza nitugutera amabuye. Ni Yohana hari 10 umurongo wa 33 haranditse ngo abayuda baramusubiza bati kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. Nari nishakira ijambo gusa kubw'imirimo imeze gute myiza. Nabo baremera, iyo bayegeragaho nabo baremeraga, baramubwira ati aha kutuvura byose sawa, ntacyo bidutwaye, tuvukomereza uratuvura. Siko bimeze. Kudufasha saha, kutwihanganira nibyo, mbese yabakoreraga byiza byose.
barangije nabo barabihamya. Ibi rero uko yari ateka ugatuma n'abanzi be nabo babyemera, niko yavuze ngo iyo uri kumwe nawe umwe ugenza gute umwigiraho. Igihamya mbaha ko kubana na Yesu bihindura. Iyo umugezeho koko nyuma yuko amaze kukuruhura umutwaro w'ibyaha, akubwira ati humura ndagutsindishije, narapfuye kugira ngo uruhuke kandi ukurweho urubanza. Tubona kambabwire kuri Yohana ibitabo bijya bitubwira ngo yitwaga ngo ni mwene Nkuba. Mwene Nkuba. Hamwabira ndi muntu mwize mwumva witwa mwene Nkuba. Yitwaga mwene Nkuba. Inkuba ipfana iki n'abantu? Hari isano mwigize mwumva inkuba yigize igirana n'abantu kera? Ntayo. Nta inkuba ihuraye n'abantu. Kumwita mwene Nkuba ngo bari babihereye ku miterere yari afite yo kutihangana y'amahane. Uri kubyumva? Rero amahane yari afite, nawe itegereze kugira ngo agire amahane arinde yandikwa. Murabona yari make? Ntabwo ari make. Kugira amahane karinde yandikwa muri Bibiliya ntabwo yari makeya, yari menshi. Ngabajyaga basinzira mu materaniro, yajyaga bakubita. Ntabwo yabakanguraga. Gukangura no gukubita biratandukanye. Yarabakubitaga, akaza gukubita agasiga ubabaye, uri kubyiringira ubabaye nyine. Ngigihe ari kugendana na Yesu bageze mu mudugudu banze kubacumbikira, yaramubwiye ati ariko Yesu, aba bantu bari kudukinisha batatuzi. Zamba yari yaramubonye akora ibitangaza, yaramwizeho imbaraga zikomeye. Hahandi ujye ukora ugakora ibitangaza, ongera uhakore bano nabo tubaca agasuzuguro, tubatwike. Ariko Yesu amwerura yuko ataje kwica abantu, yaje kugenza gute? Yaje kubakiza. Uko kose yabaga ari kumwigisha. Mu nyuma ze yarize koko biranoga ngo yajyaga yicarana na Yesu nguko mwicaye aho ngaho. Ntabwo yajyaga ahita mu mwanya w'inyuma, ngaho yaragendaga akicarana nawe hafi ye ngo kugeza ubwo burase muzingo yabonaga bari gusinzira yicaranye nabo. Yabaga yicaye aho Yesu, yabaga ari aho Yesu ari namwe ari kureba iteraniro, uri kwesa gatwe yamubonye. Yabaga ari kumwe na Yesu rero. Yarangiza nyuma yaje guhinduka umunyarukundo, yandika ibitabo bitandukanye, inzandiko zitandukanye muri Yohana. Muzumva ibitero n'ibisingizo yagiye avuga urukundo. Murumva rutari rwaraje? Yari yarahindutse. Mwemere kuba abagaragu banye mugenze gute? Munyigireho. Ucyo ni Imana iduhamagarira. Iyo ni intambwe ya kabiri. Ugomba kuyitera byanze bikunze, ariko bugituruka aho ngaho tuvuze. Kugira ngo ducungure igihe baduhaye. Nk'abana b'Imana twahawe inshingano zikomeye cyane. Iyo dusomye mu gitabo cya Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 hari baratubwira ngo turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Ntago basha kugenza gute? Kandi turi umucyo w'isi. Isi yose igomba kumenya yuko turi abana b'Imana kandi twababariwe ibyaha, kandi yuko tubana na Yesu. Barebye ingeso zacu bakabona ziri kugirana isano n'izande n'iza Kristo. Nitwihishe. Turi kujyana kuko ibyanditswe byera tubwira ngo igihe marayika azababonetse, marayika wundi azabonetse ngo isi izamurikirwa niki? N'ubwiza bwe. Muri iki gitabo mfite hano iki gitabo cyitwa inama zigirwa itorero, banditsemo amagambo ku cyigisho kivuze ngo mu cyigisho, kababwira iki cyigisho muzagisome. Ni icyigisho cya 11 banditsemo amagambo akomeye. 11 ni icyigisho kivuze ngo umukristo umukristo agomba kwerekana Imana cyangwa se uhagarariye Imana. Baravuze ngo ni umugambi w'Imana ko it is God's purpose to manifest through his people the principle of his kingdom. No umugambi ngimana ifite umugambi wo kwerekanira amahame yayo, wo kwerekana amahame y'ingoma yayo iwunyurije mu bwoko bwayo. That in life and character they may reveal these principles. He desires to separate them from the custom
habit and practice of the world. Kandi kugira ngo imibereho yabo n'imico yabo bitandukane, kugira ngo imibereho yabo n'imico yabo byerekane ayo mahame, yifuza yuko batandukana n'imigenzo y'isi n'imico yayo ndetse n'andi mahame y'isi. He seeks to bring them near to himself, that he may make known to them his will. Ishaka yuko baba hafi yayo kugira ngo bamenyeshe ubushake bwayo. Imana yaduhamagariye kugira ngo twereke isi Imana. Isi nitubona ibone nde? Ibona Imana. Atari icyo usohoza nta kindi. Noneho rero mu mico yacu hagomba kugaragarira Imana. Mu mico yacu tukamenya ko duhagarariye Imana. Ngo imico yacu igatandukana imigenzo y'isi bagenderaho tukayivamo. Iy'amoko y'iwacu, iyo mu miryango y'iwacu, iyo mu turere twiwacu, byose bikavaho tukabisimbuza ibijyanye n'amahame y'Imana n'ubushake bwayo. Niko dusomye. Turi kujyana mu gitabo cy'intambara ikomeye, kandi ubwo ndaba ngezaho ngiye kurangiriza. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ni urupapuro rwa 331 banditse aya magambo akurikira. Ijambo twuri kuganiraho ni ijambo ritubwira ngo kwizera mukongereho iki? Kwizera mukongereho ingeso nziza. Bavandimwe, gutsindishirizwa n'ubuntu, no kubabarirwa ibyaha nabyo ni ubundi buntu, ni ubuntu. Ariko iyo birangiye dufite inshingano zo kwerekana Imana mu mibereho yacu yose. Aha ngaha niho tugiye gusoma iyi ngingo ya 2 tube tuyishoje, kandi tunacumbike ikigisho cyacu cyangwa se tukirangiriza aho ngaho. 331, reka nze magere dusome twumve ijambo ry'Imana icyo rihatubwira. 331 haranditse hati, abo bantu be ni mu kigisho cya 27 kivuze ngo ubyutse bwo muri iki gihe bagaye kutubwira amateka y'abatubanjirije, ni gute bo bahagarariye Imana mu isi, na n'uyu munsi tukaba tukibibuka kandi barahamijwe neza, kandi inzira banyuriyemo niyo natwe tugomba kunyuriramo. Haranditse hati, abo bantu beza imbuto zikwiriye abihannye, barizeye maze barabatizwa, bazukira kugendera mu bugingo bushya, bahinduka ibiremwa bishya muri Kristo Yesu. Ntibongera gukurikiza irari rya kera, ahubwo kubwo kwizera umwana w'Imana bagera ikirenge muke, bagaragaraho imico ye kandi bariyeza nk'uko nawe yera. Ibyo bangaga kera noneho barabikunze, kandi n'ibyo bakundaga barabyanga. Abibone n'abirarira bahindutse abagwaneza n'abafite imitima yicisha bugufi. Abapfapfa n'abirasi bahindutse abantu b'abanyamakenga n'abitonda. Abasuzugura ibyo kwizera bahindutse abantu bubaha. Abasinzi bahinduka abantu birinda, kandi abahehesi baba abantu birinda. Ibigezweho by'isi bitagira umumaro byararetswe. Abakristo ntibabaye bagiharanira umurimbo w'inyuma nko kuboha imisatsi, kwambara ibyakozwe mu izahabu cyangwa se imyambaro y'akarusho, ahubwo bagize umurimbo w'imbere mu mutima, umurimbo udasaza w'ubugwaneza n'amahoro ufite agaciro gakomeye ku Mana. Aba ni abakristo ngo baryari ba mbere, aba ni abatubanjirije. Ngihinduka ryabaye mu mibereho yabo, buri muntu wese ava ku ngeso mbi yaragenje gute yari afite. Abasinze bahinduka birinda, abasambanaga bahinduka birinda, abavugaga ibihahu ibigambo bitereye aho ngaho bamenya kuvuga, bagira ibiganiro noneho watega amatwi ukagira icyo wumvamo. Turi kujyana. Iyi niyo miterere abana b'Imana tugomba kugira ngo isi yose ibone yuko turi umudugudu ugende gute, wirengeye wubatswe ku musozi, kuko buriya turi mu gihe gikomeye cyane. Turi gukoraho cyangwa se ikibuga twatumwe gukoreraho ni ikibuga cyane hano we yuko kizakiri gukoreraho n'ibyigananwa, kizakiriho ibyigananwa byinshi. Sinzi mu byumvise ngo hazaduka inyigisho nyinshi zitandukanye, kugira ngo rero bazajye bamenya izukuri. Ntago bihagije gusa ngo bazumva uvuga, ahubwo birahagije ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wahehe. Ngo kandi imbuto bera nizo batatumenyeraho ni Matayo 7:20. Isubisoza hano baravuze ngo uyu niwo musaruro uva mu murimo wa Mwuka Muziranenge. Nta gihamya cy'uko umuntu yihannye by'ukuri keretse gusa iyo bimuteye guhinduka. Kwihana nyakuri gutera umuntu gutanga icyo yarahiriye, akagarura ibyo yibye, akihana ibyaha bye, agakunda Imana na bagenzi be. Icyo gihe nibwo umunyabyaha abasha kumenya neza ko afitanye amahoro n'Imana. Mu myaka yashize
uwo niwo musaruro wakurikiraga ibihe by'ikangura mu by'iyobokamana. Bana b'Imana, iyi nzira turimo ni urugendo, kandi buri muntu wese kuyigendamo kuko ari ikinege ntawe ugendera undi, ahubwo buri muntu wese ayigendamo ku bwe cyangwa se ayigendamo ku giti cye. Buri muntu wese asabwa kumenya aho ageze agenda, siko bimeze, kandi ugasabwa kumenya yuko ntawe uzahera inyuma azi imbere. Niyo mpamvu abantu benshi hari abantu benshi bagirana amatiku, bangana, badasangira, bateye ukundi kuntu kandi bahore mu butumwa bwiza, ariko mu by'ukuri burya hari igihe cyose uzashaka kugira indi ntambwe utera yo muzo hirya iza mbere zitabanje, uzarinda usaza ntayo ugezeho. Turi kujyana, ariko niduhera ku ya mbere tugakurikiriza iya kabiri, tuzakomeza tugende, kuko mu ntambara ikomeye 336 ni naho tugiye gusoreza. Reka nsome iryo somo disorezeho. 336 baranditse ngo ubu Kristo ni urugendo, it's a progress, ni urugendo. 336 niho ngarukiye rwose. Baranditse ngo ibyanditswe byera byerekana byeruye ko umurimo wo kwezwa ari umurimo ukomeza. Iyo umunyabyaha yihanyagirana amahoro n'Imana binyuze mu maraso ya Kristo, akuraho ibyaha, maze imibereho ye ya gikristo igatangira ubwo. Iyo umunyabyaha yihanye agirana amahoro nande n'Imana, akituriza ntiyongere gutinya urubanza, yarangiza ngo imibereho ya gikristo igatangira ryari? Igatangira ubwo, ikagarukira he? Hati ubwo nibwo afata urugendo rwo kugera ku gutunganywa, agakura kugeza ubwo azagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Kristo niwe uzakubwira ko warugezeho, nta wundi wabikubwira. Imana idufashe, kandi izi ntambwe zibanza tuzitere, maze kandi Imana ibonye ko turi gutambuka, dufite n'inyota yo kugenda, iba yiteguye no kuduteza izindi, kuko twabonye yuko ari igenza gute idushoboza. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu.